si amagambo kandi si no kubeshya, ko hari igihe kigera umuntu akabona kumukunda kandi akamukunda bya nyabyo koko, apana bimwe by'ubu. Nubwo igihe kigera ugakundana n'umuntu, ikindi gihe kikazagera mugatandukana, ariko mbere y'uko ujya kwirirwa umuvuga mu bandi bantu, ujye ubanza urebe neza niba koko hari ikintu yaba arigize akumarira mu buzima bwawe, cyangwa se hari ikintu byibuze yaba yarigize amarira inshuti zawe. Nubwo umuvuga nabi, ariko byibuze zawe zimuvuga nabi, byibuza uzaha agaciro cya gihe yajyaga yarakuvugisha kuri fone, yibereye mu kazi ubizi neza karushye, kananiwe, akeneye kuryama, afite impamvu yakwanze cyangwa se nawe ufite impamvu wamwanze. Ushobora kwibaza ngo ibyo ngibyo uri kubivuga kubera yuko bitarakuba. Ngiye kukubwira agastori, urasanga nta muntu n'uyu n'umwe utarigeze ubabara mu rukundo. Umunsi umwe hari kuri anniversary ya boyfriend wanjye. Uwo munsi hari wa mbere, nari mbizi neza ko afite akazi kenshi kandi ari bwataha rushya. Nibwo bwa mbere mu buzima nari nigomwe gukorera umuntu anniversary. Mpamvaga ari ibyishimo kuri njyewe, kandi mpamvaga bifite icyo bizongera mu rukundo namukunda. Narahiye ndashyashyana njya guca keke n'amagambo meza, happy birthday my life, happy birthday my forever, amagambo meza y'urukundo. Niba gukoresha keke naramuhamagaye kuri telefone nsanga nari nibise. Aha ivireho yaraganditse arambwira ngo mfite akazi kenshi uwo munsi ntabwo nzi ko ndi bwabonane nawe. Naratashye nahana keke kubera ko aho yabaga hari kure yanjye, kandi kuhajya nafite amakuru y'uko yari ahari byari ibintu bigoye cyane, ariko narihanganye kuko iyo uri gukorera umuntu ukunda ikintu ntabwo urambirwa. Hari saa yine z'ijoro ndetse zigera mu minota 10 narongeye ndamuhamagara ati hello baby, yaranyitabye. Ndamubaza ndetse ntabwo urataha, nkeneye ko umwanya tukavugana. Yaransubije ngo natashye ariko ndi busy. Mu by'ukuri numvaga ari ahantu mu kavuyo. Umutima warandiye urashibuka, mfata umwanzuro wo gutega ndagenda. Mu by'ukuri nakubeshye, nari mfite amafaranga cyonyine, kandi kuva mu rugo njyayo yari amafaranga igihumbi. Nta yandi mafaranga nari mfite, ariko kubera urukundo namukundaga narigomwe ndagenda. Mvuga ati byibuze ndamugendera iminota 30, indi 30 nagenda n'amaguru, ariko nari muci mu rwego rwo kugira ngo nshimishe intoki. Naragiye ntabwo byatinze, baje kugenda naragiye nsanga hari abandi bakobwa bamutegurira anniversary, ndetse bari banateguye birengeje ya keke narinzanye, amagambo meza cyane. Ninjira agahinda karayishe, nshaka kurira ariko ndifata ndavuga ati bibaho, reka ntuzi. Naramuhamagaye, sinigeze mpamagara sheri nk'uko twabyitanaga. Naramuhamagaye mu ijoro tuje ati jeste umushaka wasohoka tukavugana, mfite na ya keke. Yarasohotse anyuka inabi, arangije arambwira ngo rero iyo keke yawe ntabwo yari ngombwa kuko mfite abandi bantu bayikoreshereje. Narababaye nibutse n'amafaranga nari nakoresheje keke ntabwo yari inshuti zanjye. Agahinda karanyishe, nta kindi kintu cyo gukora nari mfite. Naratashye njya mu rugo, nsubira mu rugo na ya keke nari naguze, n'ayandi mahitamo nari mfite. Hashize ukwezi ntabwo nari nkimuhamagara kuko urumva nari maze kubona ko nta gaciro ngifite mu buzima bwe. Yanyandikiye SMS ambwira ukuntu umuntu w'ingenzi mu buzima bwe atamfite atambaho. Yanyandikiye agira ati mukunzi wanjye nkunda cyane, ni wowe byishimo byonyine mfite kuri iyi si, ntabwo ufite ntabwo nabaho. Ukunda ubuzima bwanjye bwose kandi ubyumve n'ubyumve nka joke. Disi buriya abakobwa tugira ni wowe. Naraturitse ndarira musanga ku kazi, so kumuhobera nivayo ati urukundo rwanjye nari narakubuze. Yaraje mwakira koko nk'uwari waragiye, ntangira urukundo nk'urwari rusanzwe, kandi disi nawe disi ntabwo yigeze ambera umuntu mubi. Yarahindutse akajya anyohereza gift za buri munsi,
gift za buri kanya. Nyuma y'icyumweru kimwe nakongera kugira amakenga, aho najyaga mwandikira guhera mu gitondo kugeza mu kindi gitondo arangiza akongera akansubiza ngo sheri I'm so sorry ngende busy, ntangira kongera kugira amakenga. Ese uru rukundo rwarangiye gute? Byagenze gute? Narongeye ndamwandikira ndamubwira ati ubu namaze gusobanukirwa akamaro k'urukundo namukundaga rwaragabanutse. Niba utakinshaka mu buzima bwawe mbwire rwose ntabwo nzakomeza guhatiriza. Yaransubiza ngo ubundi se wabonaga agarutse kuko nagukundaga cyangwa nari nje kugira ngo umare agahinda? Ati gusa icyo nakubwira cyo ni uko umukobwa wanteguranye mbese twe tumaranye amezi 5 dukundanye. Ati rero nakamubabaza nk'umuntu twari turi mu rukundo rushya, ubwo rero nari ngarutse we namundebe ko wanyibagiza agahinda nkongera ngashaka undi girlfriend kubera ko wowe nabonye utakunda. Se ubundi ubona umukobwa mukene nkawe twakundana gute kuko utabeshye? Nshuti narababaye ndiyanga, mbona ko nta kindi kintu nari maze, ariko mu by'ukuri ntuziyange cyangwa wihebe kuko hari impamvu uri umukene, kuko nabo bakire nta kintu bakurusha. Narirebye ndiyanga, namaze iminsi hafi nk'ukwezi ndyamye mu nzu kuko numva ndi umukene. Nakireba na mu mafoto kuko nkabona na shuti irenze nifotorejemo, nkabona na rukweto rurenze nambaye kuko nanjye mbona ndi umukene. Umuhungu yaragiye rya jambo rinshyira hasi kuko nk'uko yabishakaga. Shika intege mu kazi, icyo waba uri cyo cyose nagira ngo mubwire ngo urabaze. Nyamara ntabwo ari abasore bahemuka gusa, n'abakobwa twese turi kimwe. Ntuzicare harangwa umuhungu nabi kuko yakubabaje. Nuganira n'umukobwa mugenzi wawe ukumva ibyakorera girlfriend cyangwa se ex, uzasanga umuntu mwakundanaga atarakubabaje, cyangwa usanga umukobwa mwakundanaga atarakubabaje n'ukuri byamubabaje. Ibyo uri gucamo aka kanya hari impamvu uri kubicamo. Umuhungu twaje gutandukana, tumaze gutandukana akagenda n'ugukunda ari n'umukene kandi atari gukundana n'umukene. Yakundanye n'umukire, nyuma y'igihe gito yarampamagaye arambwira ati nshaka ko duhura, ariko bitewe ko nanjye naramaze gusobanukirwa, naramaze gukira inkovu n'ibikomere, ntabwo namubwiye ati nanjye ndi busy. Yarikanze yarasubiza ngo what, uri busy? Wowe nzi wowe uhora ufite umwanya upfuye uri busy? Ntabwo waba busy, ntabwo byakunda. Ndabizi nturi busy, ahubwo mbwira aho uri musange. Nahise musubiza ngo ntabwo nkiri wa wundi wa Rose, narahindutse rwose, njye ndi busy. Namusubiriye mu muhungu aratungwa araturika ararira. Yarambwiye ati ntabwo nashaka kuguha invitation y'ubukwe, ubwo najya mubwire ko niba ufite umwanya wansanga kuri gereza ukansura, kuko amafaranga nirukiye nabonye abafite nta mutima bafite, byibuza nkongera kubona isura yawe n'impumuro yawe. narasetse buri kintu narenzeho ati I'm so sorry my ex, my friend. Naregejeho yanganirije story y'ubuzima bwe nyuma y'uko dutandukanye. Muha imbabazi ndamubabarira, turi inshuti bisanzwe. Niba rero utandukanye n'umuntu ntabwo ari ngombwa ko muba abanzi. Niba urukundo rwe rwabahuzaga rurangiye, umva ko n'ubucuti busanzwe bwahaba. Byarangiye rero yirukiye umukobwa wari ufite amafaranga aramubabaza, binarangira amufungishije igifungo cy'imyaka 3. Ariko bitewe n'uko njyewe yahoraga abona byibuza ko nkora apfa gusa, ariko naruse abo bakire bose yirukiye ndamusura. Niba utandukanye n'umuntu rero, inama naguha tunasoza ino story ni uko niba ubona ko kuba inshuti nawe bidashoboka bireke, niba ubona ko bishoboka mu bishuti, kandi niba ubona yuko byose bikunaniye menya ubuzima bwawe usenga Imana, ibyiza biba biri imbere. Ciao ciao, ndabakunda, tuzabane muri live story ikurikira. Niba hari ikintu igufashije wandike muri comment umbwira ati ibi byambayeho, byibuza hari ikintu